narigaga pe muhumure nago umugabo wanjye yambujije kwiga mw'abantu mbega abantu nibwo nabonye abantu kabisa ego nturababona baze kutarababona none ngiye ikintu cyanangaje ari groupe nabagamo sinayivuga nahise navuga ngo urusengero rwanjye ni mu mutima nzasengera mu mutima nubaha Imana mfasha umuntu ubabaye uri kumva nyiririmbire nkuriki ntabwo nzijya nshingira ngo ku dini runaka ngiyewe abantu bambabaje mu buzima bakarya screenshot ntabwo mbavuga nabo bari bakarya screenshot y'ibintu biri kuri YouTube ngiye hari ko umuntu ari kuvuga cyane yirinda kujya kuri social media kugira ngo bitanamubangamira iyo groupe nyirimo navuga atana abantu banjye ndabizeye ntabwo banyine bajya kumvuga kumbe nibo abantu bari kujya screenshot kuri YouTube ngehe urusaza ngiki nibiki gwego mana yanjye niwe umujyanye ngibiki nibiki bakavuga ibintu byinshi navuga ati kumbe mu rugendo rutari ruto cyane Vestina n'umugabo we bafashe indege ibavana Burkina Faso ibageza i Kigali mu Rwanda. Bageze i Kigali mu Rwanda aho ngaho ni Kanombe beregeje mu mujyi wa Musanze. Baragenzwa n'iki baje gusura mama wa Vestina ndetse na Dorcas. Tugiye kurebera hamwe ese ni ibiki uyu Idrissa yaganiye na mama wa Vestina. Dore ko bataherukanaga ahubwo baherukanaga mu bukwe bushize ejo bundi mu bukwe bwa Vestina. Ese ni izihe ngingo z'ingenzi zagiye ziganirwaho muri iki kiganiro Idrissa yagiranye na mama Vestina mu rurimi rw'Igifaransa? Ingingo za nyamukuru zagiye ziganirwaho na ukuntu Vestina na Idrissa basezerana imbere y'Imana ndetse n'amafaranga uyu Idrissa y'inkwano yaba azatanga. Reka dukurikire. Akavuba Mukarabye kamusika namwambika nakakera umuntu muri puberi kamuhimba umuntu warimbye iki kintu hajyanga yara ariko avuga indirimbo z'abugari mu bura Briane nabambwiye ati indirimbo z'abarokore zibamo ibintu bitangaje navuga ati ibaze ko indirimbo irimo puberi irimo n'Imana uranangaza Yesu we uranangaza no puberi kazira mite umuntu muri puberi ukamuhindura ukamukarabya ukamusiga ukanamwambika uranangaza Yesu we bararakaye ku buryo bandika lyrics ukumva rwose nizo ukumva nizo ndaburaye reka ejo mundi nzarya ari no kugutunga kugikumba murayirimo umwuka rukamaruka bundi banzo nkubite indirimbo ebyiri uyu Vestina rero na Dorcas bakomeza kwishimira cyane ukuntu uyu Vestina wabo abayeho ndetse na Dorcas bakaba bamushinja cyangwa se bamwifuriza gutera ikirenge nk'icya mukuru we ari we Vestina kugira ngo Dorcas nawe azakore ubukwe bwiza. Ibi ngibi rero byagiye bibera i Musanze mu karere ka Musanze hariya rwose aho mama wa Vestina na Dorcas rwose yibera ndetse na papa we. Akaba ari ikiganiro cyaje kuba kitari kirekire ariko akaba harimo no gusura uyu Idrissa ashaka gusura mama wa Vestina kugira ngo arebe se kwa Vestina ni hedo ko atebwe bwa mbere yahaza ari ubwa kabiri. Inshuro ya mbere yaje gusura Vestina mbere yuko bajya ku murenge ngo bakuru ubukwe. Mama Vestina nawe ntiyamugora ntiyazuyaza amuha umukobwa amwemera ko babana bajyana imbere y'umurenge mbere y'amategeko barasezerana ariko igisigaye akaba ari ugusezerana imbere y'Imana. Abantu benshi rero bagakomeza kwibaza batese bazasezerana imbere y'Imana ryari. Abantu benshi bakomeje kugenda ababyibaza muri kubona ko babakiriye no mu rusengero. Vestina na Idrissa yes nimuhaguruke mushimira Imana nimuhaguruke ayo mashini mache welcome yes Imana ibaho umugisha. God bless you. Yes Vestina uhesha umugisha abantu benshi. Vestina, you bless so many people. Uri umugisha udasanzwe. You are special blessing. Kandi turashimira Imana yagushyize iruhande undi mugisha. We thank God that put you besides another blessing.
uzakomeze wake mu izina rya Yesu. Continue shining in the name of Jesus. Yes, impano ize kwikuba gatanu. Let that gift be multiplied fivefold. Yes, mu izina rya Yesu. Jesus' name. Vesti na Dorcas bahise bareka babacaga intege bahita basohora indirimbo nshya yitwa Yebo. Neema yako na upendo ni ya ajabu. Asante kwa damu yako imeniokoa. Sijui niseme nini mbele zako Baba. Asante kwa yote ulionitendea. Ibihe nsengo witeka, binyemeza yuko nsubiza, ngo nigiraho datari, muganyiri byonye na byose, mu bihe by'umubabaro, bimumuriza umutima, nsindobokana bw'umwanzi, mu bihe byiza byo gusenga, niyambuye umubiri upfa, nambaye kudapfiteka, ubwo nibwo nzasezera ku bihe byiza byo gusenga, mu bihe byiza byo gusenga. Vestina rwose umukobwa mwiza no kuri nyashi ze ziteye neza. Abasore benshi ntabwo bari bazi yuko uyu mukobwa Vestina afite nyashi zo kuri uru rwego, ahubwo ikisigaye kiri kwibazwa n'abantu benshi ni ukwibaza batese ko Vestina na Dorcas, ko Vestina na Idrissa ari abakristo, Vestina yari umukristo bakaba badasezerana imbere y'Imana, harabura iki? Abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda bibaza ku bintu bimeze gutyo kugira ngo bavuga ati si ku basezeranye ariko gusezerana imbere y'Imana bikaba byaragoranye. Ariko nabo mu magambo batangaje muri iyi minsi mikeya bakaba baratangaje yuko bagiye gusezerana imbere y'Imana. Reka dutegereze rero ubukwe bw'itariki ubukwe buzaberaho, ubundi tuzabutahe.